sinshobora kujya mu byaha, sinshobora kubisubiramo, nta gahunda mfite yo kujya mbabaza umwami wanjye Yesu wankunze akanyitangira, uwagiye ku musaraba bakamutera imisumari azira njyewe, akambara ubusa azira njyewe, agakubitwa azira njyewe, akikorera ibihano byanjye n'ibyaha byanjye. Ntabwo nshaka kubaho mu buzima bumubabaza, ntabwo nshaka kubaho mu buzima bumutera agahinda, ntabwo nshaka kubaho mubabaza, ndashaka kubaho ubuzima ngo bunezeza umwami wanjye Yesu wankunze akanyitangira. Amen. Abantu bahuye na Yesu tubigira intego, tukavuga ngo ntabwo tuzajya mu busambanyi, tukavuga ngo ntabwo tuzajya kwiba, ntabwo tuzajya guhemuka, ntabwo tuzajya mu buhemu, ntabwo tuzajya mu mwanda, ntabwo tuzajya kwigaragura, ntabwo tuzajya mu kugira nabi, ntabwo tuzajya mu kubeshyera abantu, ntabwo tuzajya mu guhemukira abantu b'Imana. Ntabwo dushaka kubaho tubabaza umwami wacu Yesu wadukunze akatwitangira. Abana b'Imana bava mu mwanda, abantu bahuye na Yesu bava mu byaha, bava mu mwanda, bareka kwigaragura. Kubera iki? Barashaka kubaho banezeza umwami wabakunze akabitangira. Utaranze kujya ku musaraba ku bwacu, kuki tugomba kubaho tumubabaza? Utaranze kumena amaraso ku bwacu, kuki tugomba kubaho tumubabaza? Unezeza nde wundi niba intego yawe atari kunezeza umwami witwa Yesu wagukunze akakwitangira? Unezeza nde wundi? Ninde wundi ukuriye kubaho unezeza? Nimba waramenye ko Yesu yagiye ku musaraba ku bwawe, akagukunda kugeza ubwo agupfira, akagukunda kugeza ubwo akumeneye amaraso, akagupfira kugeza ubwo ateze ibiganza ngo bitere imisumari, agapfa urupfu rubi, agashinyagurirwa, akambika ubusa, akagirirwa nabi, akababara azira wowe, akikorera ibyaha byawe, akikorera ibimwaro byawe, akikorera isoni zawe, kugira ngo uve mu byaha, kugira ngo agukize urubanza rw'iteka, kugira ngo agukize igihano cy'ibyaha, kugira ngo aguhe amahoro, kugira ngo agukure mu byaha. Usubira gute kubyigaraguramo? Warahuye na Yesu. Iyo uhuye na Yesu uva mu byaha, ukabizinuka, ukagira intego yitwa kubaho ubuzima bunezeza Imana. Amen. Yesu ashimwe bene data, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Dushimye Imana cyane kongeye kutwemerera ngo tugaruke muri wa mwanya wacu mwiza wo kwiga Bibiliya, Bible study, gahunda nziza yo kwiga no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Reka tumaze dusenge rero kugira ngo Imana yibanemo natwe, tubere gahunda nziza kandi y'umugisha. Imana itugirire neza. Mana yacu urakoze cyane ko turemeye uyu mwanya mwiza, tuje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twongere twige ijambo ryawe, twongere dukomezwe, twongere tukubone, twongere tukumve, twongere tugirirwe neza nawe, twongere dukomezwe n'ijambo ryawe. Ubane natwe, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, kandi buri wese witabiriye iyi gahunda akugireho umugisha, akubone kandi akumva gusobanukirwe, arushaho kumenya ibyo ushaka n'ibyo ushima. Mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Yego, Imana ishimwe. Mwene data wakoze kwitanga ukaboneka. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Urunguka byinshi. Iyi Bible dutangiye, urwana intambara yo kuyigana natwe, uyirangize, utangirane natwe, urangizanye natwe. Urunguka byinshi kandi uragenda urushaho gusobanukirwa Imana. Kandi uko tugenda turushaho gusobanukirwa Imana, bigenda bituma turushaho gukora ibyishima, bigenda birushaho gutuma tubaho mu buzima Imana ishaka ko tubamo nyine. Uyu munsi rero tugiye gukomeza, tugeze mu Itangiriro igice cya 5. Itangiriro igice cya 5, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku 24. Reka dusome twihuta. Iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeyemo umuntu, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ibaho umugisha ibita umuntu ku munsi baremewemo. Kandi Adamu yamaze imyaka 130 avutse, abyara umuhungu ufite ishusho ye, usa nawe amwita Seti. Amaze kubyara Seti, Adamu amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yaramye ni imyaka 930 arapfa. Seti yamaze imyaka 105 avutse, abyara Enoshi. Amaze kubyara Enoshi, Seti arongera amara imyaka 807 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yaramye ni imyaka 912 arapfa. Enoshi yamaze imyaka 90 avutse, abyara Kenani. Amaze kubyara Kenani, Enoshi arongera amara imyaka 815 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi yaramye
n'imyaka 905 arapfa. Kenani yamaze imyaka 70 avutse, abyara Mahalaleli. Aha tugeze ku murongo wa 13. Amaze kubyara Mahalaleli, Kenani arongera amara imyaka 840 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yaramye n'imyaka 910 arapfa. 15. Mahalaleli yamaze imyaka 65 avutse, abyara Yeredi. Amaze kubyara Yeredi, Mahalaleli arongera amara imyaka 830 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahalaleli yaramye n'imyaka 895 arapfa. Yeredi yamaze imyaka 162 avutse, abyara Henoki. Amaze kubyara Henoki, Yeredi arongera amara imyaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yaramye n'imyaka 962 arapfa. Henoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye n'imyaka 365. Kandi Henoki agendana n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Aha n'aya magambo tugiye kuganiraho uyu munsi rero. Imana itugirire neza. Iyi mirongo 24 igice cya 5 dusomye. Twagiye. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabonye uru rubyaro rwa Adamu. Ubundi Adamu we ngo yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko aza gukora icyaha. Ishusho y'Imana, Imana yamuremanye izamo ikizinga, atakaza kwera kwayo. Icyaha kirinjira, hanyuma abagenda bamuvukaho bose rero bo baza ngo basa na Adamu. Muri make ubwo nabo bari kuvuka, baravukana ubushobozi bwo gukora ibyaha, baravukana ubushobozi bwo kuba kure y'Imana. Adamu yabyaye abana, abo tubona Bibiliya tubwira ni 3. Imana abivuga amazina, iraza ikavuga Kayini imfura, ikavuga uwa kabiri Abeli wishwe na mukuru we, ikavuga na Seti waje kuza nk'inshumbusho Imana itanze kugira ngo haboneke nibura undi mwana muzima mu muryango wo kwa Adamu. Noneho rero niwitegereza aba bantu bose ukuntu Imana igenda ibakurikiranye. Hano turasomye kuva kuri Adamu duciye kuri Seti tugeze ku muntu wa 7 witwa Enoki. Ariko urebe bose bibaranga kwa kuntu Imana yababwiye ngo muzapfa. Bararama imyaka myinshi bakabyara bakororoka ariko bagapfa. Witegereze ngo Adamu araza, Imana ikamurema akarama pe imyaka 930 yarangira agapfa. Imana ikavuga amafuti ya Adamu. Adamu wacumuye ku Mana, Adamu watumye ibyaha biza, Adamu utarizeye Imana, Adamu utarumviye Imana, Adamu watumye ibyaha biza n'ibihano. Bivuze ngo ubwo Adamu mu myaka 930 yaramye, nta kintu cyiza wavuga kidasanzwe Imana imushimira uretse ko yayisuzuguye, atayumviye, atayizeye. Igihe kiragera ariko nawe abyara abandi bantu, arangije agira gute? Arapfa. Uwo ni Adamu. Adamu hakavuga undi mwana hano yabyaye witwa Seti. Seti araza agatandukana na Adamu se, agatandukana na Eva nyina, agatandukana na mukuru we Kayini. Ahubwo Seti ubona asa n'uriya mukuru we wundi Abeli wari witabye Imana wishwe. Kubera ko nibura Seti we araza yego nawe akabyara nk'abandi nk'uko Adamu babyaye, akarama. Seti yaramye imyaka myinshi nawe 912. Imyaka 912 yamaze, hari ikintu cyiza Imana imuvugaho. Imana iravuga ngo Seti we ntabwo yabaye nka Kayini, ntiyabaye nka se Adamu, ntiyabaye nk'abandi. Nibura ku gihe cya Seti ngo abantu bongeye kuramya Imana. Niko mu gice cya 4 batubwira ngo icyo gihe ngo abantu bongeye kuramya Imana. Amen. Bivuze ngo Seti ku gihe cye nibura haje ububyutse. Noneho abantu bari baraguye bongera kuramya Imana. Bongera kuramya Imana. Niko havuga ku gice cya 4 ku murongo wa nyuma ari wa 26 ngo na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Bikubwira ngo Seti we yaje asanga abantu baraguye. Urubyaro ruhari ni Kayini n'abambari be.
ariko Seti aje azana ikintu cyiza cyo kongera gutakambira Imana, kongera kuramya Imana, public worship, kongera kwegera Imana. Ububyutse buragaruka. Bivuze ngo Seti yaje ari umwana uzanye ububyutse, Imana ihabwa icyubahiro. Noneho Seti agakomeza nawe abyara Enoshi. Enoshi abayeho nawe ararama, arabyara nk'abandi bose, imyaka 905 igeze arapfa. Buri byo wakwigira byose uzapfa. Nkubwije ukuri, wizere Yesu, naho ubundi niyo wamara imyaka 1000 uzapfa. Kandi numara gupfa, ahantu uzajya hateye agahinda nimba utarigeze wihana ibyango wizere Yesu. Numara gupfa, ahantu uzerekeza hateye agahinda niba utarigeze wizera Yesu kandi ngo wihane ibyaha. Abizeye Yesu bakihana ibyaha ntibatinya urupfu, kuko kuri bo urupfu ni inzira, ni irembo ribinjiza mu bwami bw'Imana, mu munezero w'iteka, mu munezero utazashira. Twebwe iyo dupfuye tuba dusanze Yesu wadukunze akatwitangira, tukajya kwishimana nawe. Abamwizera yaratubwiye ngo dore ndagiye, ngiye kubategurira hanyu ngo kugira ngo namwe muzabeyo. Abizera Yesu ntidutinya urupfu, kubera ko Yesu yarugize irembo. Urupfu iyo rwaje imbere yacu nakayira ducamo dukomereza mu bugingo butazagira iherezo, mu bugingo butazazima, mu munezero utazahanguka, mu munezero utazakama, aho tuzabana n'umwami wacu Yesu wadukunze akatwitangira. Haleluya. Niyo mpamvu abantu nka ba Stefano, iyo mwabaga muri kubica bagiye gupfa, bapfaga buzuye umwuka wera, bahimbaza Imana, bareba mu ijuru, bavuga batari ko Mana ushimwe turaje, ngo akajya abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana, akabona Imana Data, akabona abamarayika bamwiteguye ngo ngwino mwana wanjye, uratabarutse, humura, uvuye mu buzima burangiruje mu buzima butazarangira, uvuye mu buzima burwaruje mu buzima butazarwara, uvuye mu buzima bugira iherezo uje mu buzima butazagira iherezo, uvuye mu buzima burimo imibabaro n'agahinduje mu buzima bwuzuyemo umunezero, ngwino twicarane aho naguteguriye. Yesu yaravuze ngo kwa Data, ngo mu rugo kwa Data hari amazu menshi, ngiye atahaba mbabwiye. Umwami yagiye kudutegurira heza. Niyo mpamvu tudakangwa n'urupfu. Urupfu Satani yararwazanywe n'ibyaha, ariko Yesu araza ruhindura irembo, ni inzira tunyuramo gusa dusanga umwami wadukunze akatwitangira. Amen. Niyo mpamvu umuntu wizera Yesu adakwiriye no gutinya urupfu. Kubera iki? Ni inzira ituma tugera mu bundi buzima butazagira iherezo, mu buzima bw'abana b'Imana. Nge mbabazwa gusa n'abantu batarizera Yesu. Aba bantu bariho bababaye, bariho bababaza Imana, bariho mu buzima bubi, nibamara no gupfa bazakomereza Gehenomu, mu muriro w'iteka, mu gahinda, mu mubabaro, mu bihano, mu ihaniro, Gehenomu, mu nyanja y'akumuro n'amazuku, ahantu habi cyane, ngo bazarushaho kubabara no kugubwa nabi. Kubera iki? Ngo bagomeye Imana, hari urubanza. Ariko nagira ngo nkwibutse ngo Yesu niyo yatinda kuza ngo tuzamuke tumusanganire mu ijuru, urupfu rwo ruzaza. Urupfu ruzaza. Twebwe ntabwo tukirana imyaka myinshi nk'iyaba ngabo. Ihana ibyaha wizere Yesu, ubuzima bwawe bube mu biganza bya Kristo, ujye ubaho uvuga ngo niyo napfuye umunsi cyangwa ejo, iwacu ni mu ijuru nta bwoba mfite. Ngenda ntafite ubwoba kuko iwacu ni mu ijuru. Umucunguzi wanjye arahari, uwankunze akanyitangira, uwamfiriye, uwambohoye, uwatanze byose ku bwanjye, ahora ntegereje n'umwami unkunda. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Mwene Data rero nagira ngo nkubwire ngo gupfa tuzapfa, ariko rimwe gusa. Abatizera Yesu banze kwihana ibyaha bazapfa kabiri, kandi urupfu rwa kabiri nirwo rubiko rwitwa kurimbuka, igihano cy'iteka kizarya abanzi b'Imana, aho bazabana na Satani n'abadayimoni, aho abagomeye Imana bazaba. Igehenomu, ikuzimu, mwirimbukiro, niko muri Bibiliya batubwira. Ariko reka mbabwire, dukwiriye kubaho muri Yesu, ko Yesu tugendana muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza. Amen. Tugendana muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza. Abamwiringira ntidukorwa n'isoni, ntidutinya, ntiduterwa ubwoba, duhora iteka ryose twumva dukomeye, dushikamye, duhanze amaso umwami wadukunze akagira gute, akatwitangira. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze rero. Munyemerere urebe Kenani nawe aravuka, abyawe na Enoshi umuhungu wa Seti. Kenani abayeho nawe arabyaye nkuko n'abandi babyara, ararama pe imyaka
910 igeze, Kenani nawe agira gute, aba arapfuye. Mahalaleli araje nawe abayeho, arabyaye, agize gute, imyaka 895 igeze, nawe agira gute, arapfuye. Bose bikurangira ngo arapfuye. Mahalaleli abyaye Yeredi, Yeredi araje abayeho, agize imyaka 962, Yeredi nawe aba arapfuye. Henoki araje abyawe na Yeredi. Henoki araje, ariko uyu mwana witwa Henoki we yaraje akora akantu kagashya. Henoki yaraje arabanza amara imyaka 65 ari mu buzima Bibiliya idafite ikivugaho, ntawe uzi ahantu yarari. Buri hari imyaka abantu bajya bagira ishobora kuba ari nk'imyaka yo kujijwa. None ariko ngo amaze kubyara umwana witwa Metusela, aricara Enoki ahindura imibereho ye, ngo agendana n'Imana, ngo Enoki yagendanye n'Imana. Urumva abandi bose bavuze ngo uretse kuba yaraje akabyara akazana ibyaha, cyangwa uretse kuba ariko ngo hari uwo muntu birigera ngo uyu we yaraje ntiyabyara gusa, yararamye yego, arabyara yego, ariko hari ikindi kintu cyiza kiri special yakoze abandi badakora, ngo uyu muntu yagendanye n'Imana. Uyu mwana wa 7 Henoki ndatangara cyane. Uyu mwana wa 7 ngo yagendanye n'Imana, icyo kintu cya mbere bamuvugaho. Noneho ngo anezeza Imana. Abandi bose barapfuye, we ngo ntiyanapfuye, ngo yanejeje Imana kugeza igihe Imana imwimuye, ngo ajya mu ijoro adapfuye, ngo ntiyaboneka, Imana yaramwima. Bari babizi ngo Enoki ngo yanejeje Imana, ngo yagendanye n'Imana, ngo yagendanye n'Imana, ngo kugeza igihe Imana igize gute, imwimuye. Amen. Noneho rero nayahe mabanga yashoboje Enoki kunezeza Imana? Kandi Enoki yari mu gihe cy'abantu babi. Buriya niwitegereza ushobora kureba ukabibona. Uciye kuri Adamu, uvuye kuri Adamu uciye kuri Seti, Henoki uyu ni umwana wa 7 muri icyo gisekuruza. None biriraza ngo yanejeje Imana, ariko bikwereka generation iyo yari arimo rero. Noneho genda uce no kuri Kayini ugere ku wa 7 ni Lameki. Lameki w'umwicanyi wazanye ubusambanyi, polygamy, gushaka abagore benshi, ubwicanyi, urugomo, kwica abantu, kubakomeretsa, ibintu bibi cyane, byaha byose bya Lameki. Urebe noneho umuryango wo kwa Kayini ni umuryango wujuje isi ibyaha. Noneho umuryango wo kwa Seti, urumva uragenda ubonekamo abantu b'Imana. Uragera nko kuri Seti ubwe ngo abantu bagatangira kuramya Imana, ugakomeza wagera kuri Henoki ngo yagendanye n'Imana ngo arayinezeza, ngo kugeza ubwo Imana yagize gute, yamwimuye. Reka turebe amabanga uyu mukozi w'Imana Henoki yari afite yatumaga agendana n'Imana. Iyo dusomye mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa 5 wa 6 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Imana ishimwe. Urumva ibanga, nta rindi banga Henoki yari afite. Mu myaka 300 ngo yagendanye n'Imana, ngo bagendana bahuje iby'Imana ishaka akaba ari byo akora. Amen. Ibanga Henoki yari afite nta rindi, kwari ukwizera. Ngo yizeraga Imana, none ngo kuyizera cyane, uko kwizera gukomeye, kwizera kutajegajega kukamutera kumvira Imana no kuyubaha. Hanyuma uko kumvira Imana no kuyubaha rero ngo bigatuma Imana inezeza. Enoki ngo waranejeje, n'Imana ikagize gatanga ubuhamya ngo Enoki waranejeje mwana wanjye. Amen. Hari abantu banezeza Imana kwiyumanganya bikayinanira, ikajya ivuga ngo hariho abantu banezeza.
kwa Lameki bari mu byaha, bari kwivuruguta mu muryango wo kwa Kayini, isi bayujuje ibyaha, ariko Henoki akaza agafata umwanzuro akavuga ngo njye ntabwo ndi busa n'aba bantu, sindi busa n'aba basambanyi, sindi busa n'aba batinganyi, sindi busa n'aba banyarugomo, sindi busa n'aba bajura, njye ndi umwana w'Imana, njyewe mpisemo kugendana n'Imana yanjye, gusa na Yesu. Amen. Henoki yaraje afata icyemezo cyo kugendana n'Imana mu by'ukuri byose, kugendana n'Imana by'ukuri. Amen. Akora itandukaniro. Henoki ngo yanejeje Imana, n'Imana iraza ngo irabihamya ngo Henoki yanejeje Imana. Ibanga ryatumaga anezeza Imana, umva ngo yari afite kwizera. Ngo udafite kwizera ntushobora kunezeza Imana, udafite kwizera ntushobora gukizwa, udafite kwizera ntushobora kwakira agakiza, udafite kwizera nta kintu wakora ngo ushobore kunezeza Imana. Abantu bose bagiye bahemuka ku Mana ni abantu bagiye batakaza kwizera, ariko iyo ufite kwizera nyakuri kugutera kunezeza Imana. Haleluya. Paul yageze kwandikira Timoteyo aramubwira ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'umuntu ushimwa n'Imana, nk'umuntu Imana ireba ikavuga ngo Imana ishimwe, mwana wanjye uranejeje. Hariho abana banezeza ababyeyi. Burya nawe nimba uri umwana w'Imana ukwiriye kubaho unezeza Yesu. Kunezeza Yesu niyo nshingano yawe nkuru. Kunezeza Yesu niwo muhamagaro wawe mukuru. Amen. Ba Paul bajyaga bandika ngo nicyo gituma tugira umwete tukanabigira intego kunezeza umwami wacu Yesu wadukunze akatwitangira. Abakorino 2:5 niko Paul yavugaga ngo twe twabigize intego yacu, ni ikintu turwanira, ni ikintu duharanira, ni ikintu dushimikira. Amen. Ntabwo ari ibintu by'amaksida, oya, tubigira intego. Amen. Tukagira intego, tukagira umwete wo kunezeza umwami wacu Yesu wadukunze akatwitangira. Ngo twe kunezeza Kristo twabigize intego y'ubuzima bwacu. Kunezeza Kristo twabigize ikintu tumaranira, ikintu duharanira, ikintu kiyobora ubuzima bwacu, intego yacu nkuru. Kunezeza umwami wadukunze akatwitangira, pleasing the Lord, kunezeza umwami wacu Yesu. Ntabwo ari ibintu dukinisha, ntabwo ari ibintu dukerensa, ntabwo ari ibintu dukina nabyo. Turabizi neza intego yacu nkuru ngo ni ukunezeza umwami wadukunze akatwitangira. Abana b'Imana bose iki nicyo gituma batajya no kwigaragura mu byaha. Aricara akavuga ngo njye mu byaha nongere kwibambira umwami wanjye Yesu wankunze akanyitangira. Sinshobora kujya mu byaha, sinshobora kubisubiramo. Nta gahunda mfite yo kujya mbabaza umwami wanjye Yesu wankunze akanyitangira, uwagiye ku musaraba bakamutera imisumari azira njyewe, akambara ubusa azira njyewe, agakubitwa azira njyewe, akikorera ibihano byanjye n'ibyaha byanjye. Ntabwo nshaka kubaho mu buzima bumubabaza, ntabwo nshaka kubaho mu buzima bumutera agahinda, ntabwo nshaka kubaho mubabaza. Ndashaka kubaho ubuzima ngo bunezeza umwami wanjye Yesu wankunze akanyitangira. Amen. Abantu bahuye na Yesu tubigira intego, tukavuga ngo ntabwo tuzajya mu busambanyi, tukavuga ntabwo tuzajya kwiba, ntabwo tuzajya guhemuka, ntabwo tuzajya mu buhemu, ntabwo tuzajya mu mwanda, ntabwo tuzajya kwigaragura, ntabwo tuzajya mu kugira nabi, ntabwo tuzajya mu kubeshyera abantu, ntabwo tuzajya mu guhemukira abantu b'Imana. Ntabwo dushaka kubaho tubabaza umwami wacu Yesu wadukunze akatwitangira. Abana b'Imana bava mu mwanda, abantu bahuye na Yesu bava mu byaha, bava mu mwanda, bareka kwigaragura. Kubera iki? Barashaka kubaho banezeza umwami wabakunze akabitangira. Utaranze kujya ku musaraba ku bwacu, kuki tugomba kubaho tumubabaza? Utaranze kumena amaraso ku bwacu, kuki tugomba kubaho tumubabaza? Unezeza nde wundi niba intego yawe atari kunezeza umwami witwa Yesu wagukunze akakwitangira? Unezeza nde wundi? Ninde wundi ukuriye kubaho unezeza? Nimba waramenye ko Yesu yagiye ku musaraba ku bwawe, akagukunda kugeza ubwo agupfira, akagukunda kugeza ubwo akumeneye amaraso, akagupfira kugeza ubwo ateze ibiganza ngo babitere imisumari, agapfa urupfu rubi, agashinyagurirwa, akambika ubusa, akagirirwa nabi, akababara azira wowe, akikorera ibyaha byawe, akikorera ibimwaro byawe, akikorera isoni zawe, kugira ngo uve mu byaha, kugira ngo agukize urubanza rw'iteka, kugira ngo agukize igihano cy'ibyaha, kugira ngo aguhe amahoro, kugira ngo agukure mu byaha. Usubira gute kubyigaraguramo? Warahuye na Yesu. Iyo uhuye na Yesu uva mu byaha, ukabizinuka, ukagira intego yitwa kubaho ubuzima bunezeza Imana. Amen.
ubuzima bunezeza umwami wadukunze akatwitangira. Ubuzima bw'amanyanga, ubuzima bwo gutekinika, ubuzima bwo gushaka amafaranga aturutse mu binyoma, ubuzima bwo kubeshya, ubuzima bwo gukora amasoko y'amahimbano, ubuzima bwo kugenda mukora ibyaha, muhemuka, mubeshya, muba mu mwanda, mwigaragura, mwisayo, mutabivamo. Ntabwo bikwiriye. Umuntu wahuye na Yesu ahindura ubuzima, akagira icyerekezo cyitwa kubaho anezeza umwami wamukunze akamwitangira. Kucyubaho mu byaha kandi warahuye na Yesu? Kucyubaho mu byaha nimba warahuye na Yesu by'ukuri? Ubundi ubwo mwarahuye. Apfe azira ibyaha byawe, ujye umubabaza buri munsi, umunsi ku munsi umubabaze, umunsi ku munsi umubabaze. Yesu yaravuze ngo muhave, ngo ntimugatere agahinda ngo umwuka w'Uwiteka. Kuki ugomba gutera agahinda umwuka w'Uwiteka? Kuki ugomba kuba ubabaza umwami witwa Yesu wagukunze akakwitangira? Uwagukunze umubabariza iki? Uwagupfiriye umubabariza iki? Ujya gusambana ute? Ntabwo uzi ko Yesu akureba? Uwagupfiriye akureba. Ariya manyanga, buriya bujura ubijyamo gute? Ubugizi bwa nabi, kubeshya, kugambana, kugira nabi, iby'isoni nke, umwanda wose ubijyamo gute kandi warahuye na Yesu? Va mu byaha ubereho kunezeza umwami wagukunze akakwitangira, uwakubabarijwe. Ubu koko Yesu umunsi azagaruka agasanga uri gusambana, ubu munsi Yesu azagaruka agasanga uri mu manyanga, ubu munsi Yesu azagaruka ugasanga uri muri za porono, uyu munsi Yesu azagaruka agasanga utendetse abahungu 5 wirirwa ubabeshya ngo urabakunda, agasanga utendetse abakobwa 5 wirirwa ubabeshya ngo urabakunda. Ibi bintu uzabihungira he? Uyu mwaka uzawuhungira he? Uyu mwanda uzabihungira he? Ibi bintu byo kujya ugenda ubabaza imitima y'abantu. Iyo umuntu yakijijwe ava mu byaha akaberaho kunezeza umwami wamukunze akamwitangira, ujya uririmbira Yesu, muririmbira utabivanga n'ibyaha nibwo azanezerwa. Indirimbo zose waririmba, ibicurangisho byose wacuranga, iyo ubikora ubivanga n'ibyaha ntibishobora kunezeza Imana. Imana irakureba ikavuga ngo waje kundibatira inzu, ntacyo waje kumara. Izo ndirimbo ntacyo zimaze iyo wazivanze n'ibyaha. Ariko iyo wazivanguye n'ibyaha, ukubita umurya w'inanga, ukabyinira Yesu, ukazifata mikoro ukamuririmbira, akanezerwa, akavuga ngo ni ukuri. Dore indirimbo ziturutse mu mutima ukunda Yesu, ziturutse mu mutima w'umuntu wakijijwe. Abana b'Imana bajya bayinezeza. Intego yacu y'abana b'Imana ngo ni ukubaho tunezeza umwami Yesu wadukunze akatwitangira. Intego yacu ntabwo ari ukubaho tunezeza isi, ntabwo intego yacu ari ukubaho tunezeza abantu, ntabwo tuberewe kuvuga ibyo abantu bashaka kumva, ntabwo tuberewe kuvuga ibinezeza abantu. Oya, intego y'abana b'Imana iba yarahindutse. Intego ya Enoke kwari ukubaho anezeza Imana, kwari ukubaho ashimisha Imana, kwari ukubaho ubuzima butandukanye nubwo abo mu gihe cye babagaho. Mu gihe cye babagaho uko bashaka, bitwaraga uko bashaka, bagendaga uko bashaka, bakoraga ibyo bashaka. Bibiliya irabitwereka. Iyo usomye mu rwandiko rwa Yuda, hari amagambo tuhabona mu rwandiko rwa Yuda. Ni igice kimwe n'ubundi kirimo ku murongo wa 14 kugeza ku 15. Henoki ubundi yabwirizaga bariya abantu ati, mw'abantu mwe muri abapagani, ibi bintu nimutabyihana bizabarimbuza. Hari urubanza ruhari, uru rugomo mubamo, ibi byaha mubamo, ukuntu mutizera Imana, ukuntu mwirirwa mutuka Imana, ukuntu mugenda nabi, ukuntu mwigaragura mu byaha, mukumva ntacyo bibabwiye, mukajya mu nsengero gusenga, mugenda n'ibyaha, ntimubyihane ngo mubivemo, mukumva ntacyo bibabwiye, mukabijyana mu murimo w'Imana, mukumva ntacyo bibabwiye, mukabikora n'ibyangwa nama, mukakora ibyangwa n'amaso y'Imana byose ngo mukumva ntacyo bibabwiye. Ariko reka ngo Enoki yabwiraga abantu bo ku gihe cye, yari preacher of repentance. Yari umuntu wabwirizaga abantu ngo mwihane, nimutihana muzarimbuka, mwihane ibyaha nimutabivamo ngo Yesu abababariye bizabarimbura, mwihane ibyaha nimutabivamo ngo Yesu abababarire. Ibi bintu impanda y'Imana izabibasangamo, muzabirimbukiramo, ibi bintu muzabipfiramo, muzabirimbukiramo, ibi bintu bizabagiraho ingaruka mbi mukiriho, bizanabagiraho ingaruka mbi no hanyuma y'ubu buzima, ziteka ryose, z'agahinda, z'umubabaro, zo kugubwa nabi, zo guhanwa. Imana itugirire neza. Henoki yabayeho yirinda ibyaha, icyo ni icyambere, ngo anezeza Imana, ngo agendana n'Imana. Amen. Ariko nanone akajya areba abo muri ruhande, ntaceceke, ngo nawe akababwiriza ngo ibi bintu nimutabyihana ngo bizabarimbura, ibi bintu nimutabivamo hari urubanza, ibi bintu nimutabivamo ngo mwizere Imana, mubabarirwe ibyaha, muhinduke ibyaremwe bishya, kurimbuka kurahari. Iyo tutavuze ubutumwa bwiza, nawe niba uvuga ko wakijijwe ukajya wirirwa ureba ibyaha bikorwa, niyo waba utabikora ariko ukicecekera ukifata gutya, ukarebera ababikora, ukareba
ukarebera ababigenderamo, ukabareba ugafana uti rwose nta kibazo, ibyaha mukora n'ibi muri gukora n'ibyo muzakora ejo n'ibyo muteganya gukora n'ibyo mugambiriye gukora byose Yesu yarabyikoreye, kuraje rwose mube free, mufite umudendezo. Nta soni ukajya wirirwa ubwira abantu ibyo bintu. Abana b'Imana bava mu byaha, bava mu byaha, bihana ibyaha, barabizinuka, bagatangira kubaho bashaka kunezeza umwami wabakunze akabitangira. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana itugirire neza. Henoki yabayeho ngo anezeza Imana. Imana iramureba irangije ngo imujyana mu ijuru adapfuye. Umva, ikimenyetso cy'uko umunsi igihe gikwiriye natwe ijuru tuzaritaha. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu ijuru ni iwacu, niho dutegereje umukiza kwazava. Imana itugirire neza. Ibanga rya mbere Enoki yari afite, ngo yabaga hanezeza Imana. Ariko reka mabwire, hari umupasiteri yitwaga Adrian Rogers, yajyaga akunda kuvuga ngo nimba unezeza Imana birahagije, ntacyo bitwaye uwo ari we wese waba ubabazwa nabyo, ni akazi ke. N'iyi si yose wayibabaza ariko ukanezeza Imana, ngo nta kibazo. Uwo niko umupasiteri yavugaga. Akongera akavuga ngo ariko none n'iyi si yose wayinezeza ariko nibabaza Imana ntacyo bimaze. Ngo wanejeje abantu bose nka bya bindi bya Herode, ngo ndica intumwa za Yesu nezeza abayuda, ndica Petero nezeza abayuda, ndica Yakobo nezeza. Ukajya ukora ibyaha ukababaza Imana ngo nezeza abantu, uzarimbuka. Nimba abana b'Imana baberaho kunezeza umwami witwa Yesu wabakunze akabitangira. Ikintu cyose iyo gihabanye n'indangagaciro za Kristo, ikintu cyose iyo kije ari ikintu kidashobora gushimisha umwami Yesu, ntacyo kimaze, jya ukireka, ugifate nk'igihombo, ugifate nk'ikidafite icyo kimaze. Abana b'Imana baberaho kunezeza umwami witwa Yesu wabakunze akabitangira. Amen. Henoki ngo yagendanaga n'Imana isaha kuyindi, umunota ku munota, isegonda kurinda, umwanya kundi. Akajya avuga ngo mbere yo gukora ubushake bw'Imana, mbere yo kunezeza umwami wanjye Yesu, mbere yo gukora ibimunezeza, mbere yo gukora ibimushimisha. Icyo nkunda rero, iyo twabigenje gutyo ngo Imana iranezerwa, ikavuga ngo ni ukuri waranejeje mwana wanjye. Ariko tekereza, Imana yize ikavuga ngo waranejeje, umva wa mwana w'umukobwa, waranejeje muri iki gihe cy'ubusambanyi, muri iki gihe kibi cy'ubuhehesi, muri iki gihe kibi cy'amarari, muri iki gihe kibi cy'uburangare. Waranejeje mwana wanjye, mu bakobwa bose ndakureba ukanezeza, imyitwarire yawe myiza, uburyo wizera Yesu, imbuto zawe nziza, uburyo ubwiriza abantu kuva mu byaha ndabizi, uburyo wirinda ubusambanyi, wirinda agakungu, wirinda umwanda, wirinda ibintu byose byanduza ubugingo, ndabizi, ndakubona. Ndagukunda mwana wanjye. Imana ikajya ivuga izina ryo kavuga ngo waranejeje. Imana ikajya ikavuga ngumva waranejeje, ndakuzi ku manywa, ndakuzi nijoro, ndakuzi abantu batabizi, ndakuzi mu kazi, ndakuzi ku ntebe y'ishuri, ndakuzi mwana wanjye, waranejeje, ndabizirikana. Niyo abantu batabizirikana njye ndabizi, mwana wanjye uranezeza, mwana wanjye ndakuzi. Umva uko wanga imirimo y'umwijima, Imana ibibizi, ikajya Imana yishima. Imana yakureba uri mu isi ikanezerwa ngo kabisa, ikajya uvuga ngo kabisa mfite umwana muzima witwa runaka. Imana ikavuga izina. Tekereza ariko Imana igiye yishara mu ijuru ikavuga ngo mfite umwana hariya ku isi unezeza, ngo yitwa runaka. Amen. Ikavuga izina ryawe. Ntajya mu byaha, ntajya mu busambanyi, ntajya mu butinganyi, ntajya mu manyanga, ntago yiba, ntago abeshya, nta binyoma agira, nta mwanda ajyamo, ntago yigaragura, ntajya mu kureba bya porono, ntajya mu kwipfusha ubusa, ntajya mu gukora ibintu by'imyanda, ntago ahemuka, ntago imyanda yose ntago ajya yijyamo. Ibintu byose abantu bapfiriyemo warabihunga, ahubwo yizera Yesu, akamamaza ijambo ry'Imana, akabwira abandi kwizera. Ni umwana. Imana ikajya igushimagiza we. Imana yishe mu ijuru ikavuga ngo ni ukuri nubwo abandi bose bandumbira, ngo ariko Imana ikajya ivuga izina ryawe ngo wowe uranezeza. Wawe utsinze igitego cy'ubuzima, kandi burya birashoboka, kuko Imana iyo wayinejeje nta nubwo ibigira ibanga. Imana yivuga Enoki yaranejeje, ndabizi, ni mu byandike no mu Baheburayo mu bisubiremo ko yanejeje, yaranyizeye nanjye.
impamvu mwita umukiranutsi nanamujyanye mu ijuru adapfuye yaranejejewe imyaka 300 twaragendanye ntabwo yigeze ntenguha. Hari abantu badatenguha Imana, hari abantu badatenguha Imana, hari abandi batenguha Imana, hari abandi Imana ijambo, Imana ikabaha kumenyekana, Imana ikabaha gukomera, Imana ikabazamura, Imana ikabicazaho batari kwiyicaza, ariko bamara kuhagera bagatenguha Imana. Hari abantu batenguha Imana, Imana igirira neza bo bakayitura inabi, Imana iha imigisha bagakoresha imigisha bayibabaza, Imana ibaha amafaranga bakajyana mu buraya gusambana no kugambana n'ubuhemu n'ubwirasi n'ibindi. Imana iha umugisha aho gukoresha umugisha ngo wubahishe Imana bakawukoresha nabi. Imana iha kumenyekana aho gukoresha uko kumenyekana kwabo ngo bageze ubutumwa kure, ahubwo bakabikoresha bajya mu byaha bagwa, bakabikoresha bajya mu busambanyi, mu businzi, mu byaha, mu kwigaragura mu mwanda. Reka nkubwire, wirumbira Imana. Abantu barumbiye Imana ntuzigere ubabamo, ntuzigere ugera gute ubabamo. Waryo umubyeyi yicara ngo umwana wanjye yarandumbiye we, oya we ntuzarumbira Imana. Ntuzaba umwana w'ikirara, ntuzarumbira Imana. Mera nka Henoki. Amen. Henoki ngo yagendanaga n'Imana, ngo bakagendana mu by'ukuri, ngo bakagendana yumvira Imana, ngo bakagendana yubaha Imana, ngo bakagendana kunda Imana, ngo bakagendana ari inshuti y'Imana. Imana ikajya ivuga ngo this is my friend, this is my intimate friend. Ni inshuti yanjye, c'est mon ami intime, ni inshuti yanjye magara, ni inshuti yanjye tugendana. Enoki ni inshuti yanjye. Imana ikavuga ngo uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye tugendana mwana wanjye, uri inshuti yanjye ndagukunda, uri inshuti yanjye ntabwo ujya untenguha. Amen. Wenda kuzi niyo ukennye ntabwo untenguha ngo ujye kwiyandarika, niyo wahuye n'ibibazo ntabwo untenguha mwana wanjye ndakuzi, niyo akazi kakubanye kenshi ungenera igihe tukaganira, ntabwo uri umwanya wo gusenga. Ndakuzi mu masengesho yawe tugendana, ndakuzi mu kunyubaha, ndakuzi mu kwiga ijambo ryanjye, ndakuzi mu kwiyiriza ubusa kwawe, ndakuzi uri inshuti yanjye mwana wanjye, ndakuzi wirinda ibyaha, ndakuzi uharanira ko abandi babivamo, ndakuzi uvuga ubutumwa bwiza, ndakuzi ubwira abantu kwihana no kwizera Yesu, ndakuzi ubwira abantu kwizera umwami Yesu ngo bababarirwe. Mwana wanjye uranezeza, uri inshuti yanjye, uri inshuti yanjye. Hari abantu b'inshuti z'Imana uyu munsi nawe hamwe no kwizera Yesu Kristo ukihana ibyaha byawe ukashira imbabazi ze, ushobora gutangira kugendana n'Imana, ukajya ugendana n'Imana, ukajya wicara kuvuga ngo mu busore bwanjye nzagendana n'Imana. Niyo abandi basore bose babivamo, niyo abandi basore bose batana, niyo abandi basore bose bayoba, njyewe ntabwo nzayoba. Amaso yanjye nyahanze wowe Yesu, tuzagendana. Namenye ko wankunze ukanyitangira ugapfuzira ibyaha byanjye. Nzagukurikira, nzakuba, nzakumvira. Nuvuga ngo nicare nzicara, nuvuga ngo mpaguruke nzahaguruka, nuvuga ngo ninci iburyo nzaca iburyo. Uzajya uvuga numva, uzajya utegeka nkuyoboke, uzajya unyobora nkuyoboke. Mwami wanjye Yesu, narabyiyemeje, nabigize intego, nzaberaho kukunezeza. Amen. Ibyo umwami wanjye Yesu adashaka nanjye sinzabijyamo, naho isi yabibona ko ari byiza, naho abantu bose babona ko ari byiza, njye ndi umukristo. Amen. Ubundi abana b'Imana nuko babaho, tubaho tuvuga ngo twebwe umwami wadukunze akatwitangira, umwami watumeneye amaraso, umwami wadukunze tutamuzi, umwami utuyobora, uwo niwe byiringiro byacu. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Yesu niwe byiringiro byacu, niwe dukwiriye kubaho tugira gute tunezeza, niwe dukwiriye kubaho dushimisha. Ubundi udashimishije Yesu ushimisha nde wundi? Ushimisha sheri wawe. Sheri wese yaragupfiriye, yarakwitangiye. Abandi ujye bashimisha ariko babanza ari uko ibyo bakeneye kubashimishamo bitanyuranye n'ibyo Yesu akeneye. Gushimisha abantu biri hanze y'ibishimisha Yesu ntibyemewe. Abana b'Imana duperaho kunezeza umwami wacu Yesu wadukunze akagira gute? Akatwitangira. Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Gira umwete wo kunezeza Yesu, gira umwete wo kunezeza umwami wawe uwagukunze akakwitangira, utaranze gukorwa n'isoni kubera wowe, utaranze kukumarikirwa, uwemeye gupfa z'ibyaha byawe, uwemeye kwikorera umusaraba ku bwawe, uwemeye gupfa zira we ngo ubone agakiza, uwemeye kuba ikivume ngo wowe uvumurwe ukurwaho umuvumo w'ibyaha uhabwe umugisha n'Imana, uwemeye kwigizwa kure y'Imana ngo wowe wigizwe hafi n'Imana, uwemeye gupfa urupfu wagombaga gupfa akagusimbura ku musaraba ngo ubabarirwe ibyaha, uwemeye kugirirwa nabi ngo ugirirwe neza n'Imana, uwemeye kwambara isoni zose wagombaga kwambara,
uwo niwe dukwiriye kubaho tunezeza. Uwo niwe uwo undi wundi unezeza ninde utari Yesu wakumeneye amaraso, utari Yesu wagupfiriye, utari Yesu wakwitangiye ngo uve mu byaha? Unezeza nde wundi? Unezeza nde wundi? Ibindi byose ukora unezeza nde? Korera kunezeza Yesu wagukunze akakwitangira. Ntushobora kumunezeza kandi utamwizera. Utabanje kwizera Yesu ngo wihane ibyaha byawe, ntushobora kunezeza umwami Yesu wagukunze akakwita. Utabanje kwizera Yesu ngo wihane ibyaha byawe, ntushobora kunezeza Imana. Ntibishoboka. Ibindi bintu byose wakora utabanje kwizera Yesu, ntushobora kunezeza Imana. Imana itugirire neza. Twari turimo tureba rero amabanga y'uyu mukozi w'Imana witwa Enoki. Impamvu ubuzima bwe burimo itandukaniro, ngo yagendanye n'Imana, arayishimisha, arayinezeza. Imana irishima, Imana iranezerwa, Imana irabihamya. Imana igeze mu Baheburayo ivuga impamvu ngo burya nta kindi cyatumye anezeza kuri ye. Yaranejeje pe ngo yaranyizeraga burundu. Ngo ni umuntu wishingikirizaga ku Mana gusa ubuzima bwe bwose, ngo akagendana n'Imana, ngo akayinezeza, ngo yaberagaho gushimwa n'Imana. Abana b'Imana ngo baberaho gushimwa n'Imana. Yicara bago ibyo nkora byose nimba bishimwa n'Imana biraba bihagije. Henoki nawe ngo yaberagaho gushimwa n'Imana. Ntugire ibindi umubwira, abereyeho gushimwa n'Imana. Amen. Urumva ariko noneho agakomeza kubaho ubuzima bwo gukiranuka ari hagati y'abantu banduye. Aho atuye mu bapagani, atuye mu basinzi, atuye mu banyarugomo rwa rubyaro rwo kwa Lameki murarwibuka, no kwa Kayini, ari mu bantu babi. Ariko Enoki ngo akanezeza Imana. Imana ikagera ngo Enoki, wenda ndanakwitwariye udapfuye mwana wanjye. Ntabwo yari umuntu udahindurwa n'ibihe. Ari mu bantu babi agakomeza kugendana n'Imana. Yagendanaga n'Imana ari mu bantu beza, akagendana n'Imana ari mu bantu babi ntase nabo. Amen. Akagendana n'Imana ari mu itorero rizima, akagendana n'Imana ari mu ryaguye ntibimuhire. Urumva ahantu hose ubundi Enoki ubona sinzi, yari umukristo, yari umuntu w'Imana, ubundi yari umwize, yari umukiranutsi. Enoki yari umukiranutsi udahindurwa n'ibihe. Yari icyitegererezo cyanjye ni Yesu. Naho abandi bose bahinduka bakaba abapagani, naho abandi bose bagwa bakagwa bagatana bakayoba, njye n'Imana yanjye turi kumwe, umwami wanjye turi kumwe, ubwo mbere yo kunezeza turi kumwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Burya iyo usubiye mu byaha uba uri kubabaza umwami wawe wagukunze akakwitangira. Ariko reka nkubaze ikindi, ujye ubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo uvuze ko wakijijwe ukaba utajya ubwiriza ubutumwa bwiza, urabeshya. Ushobora kuba ubeshya, cyangwa se ukaba uri mu ntege nke, cyangwa se ukaba uri mu butamenya. Ubundi intego ya mbere dufite ni ukuvuga ubutumwa. Enoki yavugaga ubutumwa. Urumva, yabwirizaga abantu bo mu gihe cye. Nabibasomeye muri Yuda 14:15, kiriya gice cya mbere. Enoki yabwirizaga ubutumwa, kandi ubutumwa bwe bwari mwihane muve mu byaha mutazabirimbukiramo. Ariko buhuzuyeho ubutumwa ntazi, huzuyeho ubutumwa butavuga icyaha, huzuyeho ubutumwa budashobora kubwira abantu ngo bave mu byaha, huzuyeho ubutumwa bushyira abantu mu kintu kiri freedom cya comfort zone kiri aho ngaho ngo bicare entertaining. Ntabwo Enoki yajyaga entertaining abanyabyaha. Ntabwo Enoki yabaga abereyeho kujya kirigita abanyabyaha ngo baseke. Ntabwo agatuti ka Enoki kari ko gukirigita abanyabyaha no kubabwira ngo nimubiturizeho, ntacyo muzaba, muhumure ibyaha byanyu rwose ntacyo bizabatwara. Oya. Ntabwo Enoki yari a preacher of repentance. Yari umuvuga butumwa ubwira abantu ngo mwihane muve mu byaha, ibyaha byanyu bibabarirwe. Amen. Mwihane, nimutihana hari urubanza, nimutihana ibi bintu bizabarimbura, nimutihana hari umujinya, nimutihana hari urubanza inyuma yanyu. Kandi koko byageze ku mwana wa 10 haza umwuzure. Ariko yari yarababwiye. Imana tugirire neza. Rero nimba ubaho utabwiriza ubutumwa, uri gukora amakosa, uri mu byaha, uriho umugayo mu maso ya Yesu. Nimba utarakizwa, nimba warakijwe ukamenya Yesu, ukaba utajya ugira umwete wo kwamamaza ijambo ry'Imana, ubwo koko uba mu biki? Reka nze nkwereke.
Yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza, abizera bagakizwa, mubabatize, mubigishe gusa nanjye. Umva ngo mu mahanga yose ngo ndi kumwe namwe. Arongera avuga ngo dore ngiye kuboherereza imbaraga z'umwuka wera, ngo sizo gukora ibindi bintu, ngo ni ukugira ngo mube abagabo bo kumpamya i Yerusalemu hano mutuye, ni Yudaya mu baturanyi, ni Samariya mu bantu mwaziranaga, no kugeza ku mpera z'isi ahantu mutari muzi, ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, ngo ababwizera bagakizwa bazabona agakiza nyine. Yesu arapfa arazuka aragaruka ngo nje kubibutsa bya bindi nababwiye, mugende mu mahanga yose. Tekereza iyo umwami wawe apfuye ukabona arazutse akaguruka kuza kukwibutsa ngo ugenda mu mahanga yose uvuga ubutumwa, bumwambasaderi mwiza wa Yesu, bumwambasaderi mwiza ukorera, uvuga ubutumwa, vuga Yesu, vuga kwihana ibyaha, koresha uburyo bwose, koresha ikoranabuhanga, koresha amagambo yawe, koresha imbaraga zawe, koresha ubwenge bwawe, vuga Yesu, bwira abantu Yesu niwe mwamutanga agakiza, niwe Yesu wabambwe, Yesu uduhesha agakiza. Vuga Yesu abantu bihane bave mu byaha. Iyo wicaye utavuga agakiza, utavuga Yesu utanga agakiza, utavuga Yesu ukiza abantu ibyaha, utavuga Yesu utanga ijuru, utavuga Yesu ugobotora abantu mu byaha, ubwo koko uburi mu biki? Uba wumva ukijijwe? Umukristo muzima aratinyuka akabaho, ukawigisha mu kigo cy'ishuri, ntujye ufata umwanya ngo wigishe abantu ijambo ry'Imana, ukabukora ahantu ari hose, ntujye ufata umwanya ngo wigishe abantu ijambo ry'Imana, ukabura umunyeshuri wamenye Yesu, ntujye ubwira abagenzi bawe ijambo ry'Imana, ukabura boss ufite abantu mukorana, nturababwira ijambo ry'Imana ngo nta nubwo urarema ikintu cyatuma bahura na Yesu. Ubwo koko wumva utari guhombya ministeri ya Kristo? Nta soni. Umuntu w'Imana bahavuga Yesu. Mufite amatelefone abankurikiye abenshi, ariko muyakoresha ibiki? Muzarebe ibintu muyakoresha. No gufata amatelefone yanyu mukirirwa muri WhatsApp, mukirirwa ku mbuga nkoranyambaga, mukirirwa mureba ibintu bisekeje, mukirirwa mureba inzenya, mukirirwa mureba comedy, mukirirwa mureba ibidafite umumaro, mukirirwa mureba ibibanduriza ubugingo. Nta no gufata umwanya ngo telefone yawe nibura ukore ku buryo uyikoresha uvuga Yesu, ukore ku buryo ugira abantu usangiza ijambo ry'Imana, ukore ku buryo ugira abantu usangiza ibyabakiriza ubugingo. Ni ukurangara gusa, wabuze umwanya wo gusenga, wabuze umwanya wo kwiyiriza ubusa, wabuze umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, wabuze umwanya wo gukora ibyanezeza Yesu, ariko ibikwicira ubugingo, ibikwanduriza ubugingo, ibyica ubusabane bwawe n'Imana, ibikujyana kure, ibiguhemukira, ibituma uvirirana, ibigukomeretsa mu buryo bw'umwuka, byo ubijyamo ukabyigaraguramo, ukabibonera umwanya, ukabona umwanya wo gukina ikarita, ukabona uwo gukina indi mikino yose, ariko ukabura umwanya wo kwegera Imana, ukabura umwanya wo kwegera Imana. Amakuru yose ya Pere na Rayon Sport ukabura yafite, nayo mu Burayi yose ukabura yafite, ariko wabuze umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana rihesha abaryumva agakiza. Wabuze umwanya wo kubwira inshuti zawe bari abantu mugendana bazarimbuka, kandi nawe Imana izakubaza amaraso yawe, kuko ntiwigeze ubabwiriza ubutumwa. Bari abantu muvukana utabwirije Yesu, kandi waramenye ko akiza abantu ibyaha, Imana izabakubaza. Henoki nta rubanza yari afite, abo ku gihe cye ngo yarababwiraga ngo mwihane nimutihana hari urubanza inyuma, Imana izabibabaza. Muratuka Imana, muri mu rugomo, muri mu businzi, muri mu busambanyi, muri kuya, ibi bintu bizabarimbura nimutabivamo ngo mubyihane, mubiture ku musaraba wa Yesu. Yesu abababarire, mubeho ubuzima bwizera Yesu, mubeho ubuzima bwahindutse. Imana itugirire neza. Bahuvuga Yesu, vuga Yesu aho uri hose, muvuge, mubwira abantu, kereka niba utaramwakira, ariko niba waramwakiriye akagira icyo akora mu bugingo bwawe, akaguha agakiza ukabyumva, akagukuraho urubanza rw'ibyaha, akaguha amahoro yo mu mutima, akaguha umunezero udashira. Jya uvuga ko ariwe mwamutanga agakiza, utanga amahoro, utanga umunezero, utanga ibyishimo nyakuri, ukuraho abantu urubanza rw'ibyaha, akabahindura abana b'Imana, akabahijura, akabandika mu gitabo cy'ubugingo, akabasiba mu gitabo cy'abarimbuka, akabahindura abana b'Imana, bakazuka, bakaba bazima. Amen. Imana ishimwe. Jya uvuga uyu Yesu amanywa na nijoro, mubwira abatamuzi bamumenye, mubwira inshuti zawe impano ikomeye waha inshuti zawe, impano ikomeye waha abandi, impano ikomeye kuruta ibindi byose. Wababwira Yesu utanga ubugingo buhoraho, ubahaye impano y'iteka ryose, ubahaye impano batazamburwa n'isi, impano batazamburwa na Satani, ubahaye impano nzima, ubahaye impano batazamburwa n'abarozi, ubahaye impano batazamburwa n'ubukene, ubahaye impano batazamburwa n'ibihe, ubahaye impano y'iteka ryose. Jya ubabwira Yesu nibamwakira
ntago bazarimbuka. Nibagendera muri we ntago bazarimbuka. Nibagendera muri we ntago bazarimbuka. Nibaguma muri we ntago bazarimbuka. Amen. Yesu yaravuze ngo nimugume muri njye. Abaguma muri Yesu ntago bazarimbuka. Abaguma muri Yesu bafite amahoro. Abaguma muri Yesu bafite umunezero. Abagenda ko Yesu abishaka bafite ubugingo buhoraho. Abaguma muri Yesu bagendera muri we, batuye muri we, banyuzwe nawe, bamwishimiye, bakora ibyo ashaka, babereyeho kumunezeza, babereyeho kumushimisha. Abo ni abana b'Imana, ntago bazarimbuka. Amen. Imana itugirire neza. Wakoze kubana natwe muri Bible study. Imana iguha umugisha kandi rwose rwana intambara nziza. Enoki atubera urugero rwiza. Imana ihabwe icyubahiro. Mana ushimwe wakoze kudushyikira muri Bible study. Urakoze kubwa byinshi twize haba ku buzima bwa Enoki n'ubw'abandi. Urakoze uhabwe icyubahiro. Dushyigikire kugira ngo ijambo ry'Imana twiga ritubere ijambo rizima, ritwongerera imbaraga, ritume dukomera, ritume tugenda turushaho gusa nawe dukora ibishaka n'ibishima. Mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Mwakoze. Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Amen.